Mbo kwanza ndatangira nshimira abakinnyi bagenzi banjye nkuko mubizi nge nakinnye muri Tanzania Azamu ni ekipe nzi cyane ni ekipe navuga urebye no muri iyi minsi yari imaze yitegura ivuye ahantu ivuye muri Morocco ndakeka imazeho nk'ibyumweru bitatu so n'abantu babonye umwanya wo kwitegura ariko vanyeho n'ibyo ni ekipe nziza ni ekipe navuga ko hari challenge yaduhaye hari n'ifoto iduhaye ku bwanjye nkuko nari mbivuze ndashimira abakinnyi bagenzi banjye gutsindwa igitego ni ibintu biri normal bibaho ariko twakoze match nziza nubwo tutatsinze ariko navuga yuko dufite ekipe nziza nitumenyerana ni tugira urabona ko hari tubenshi muri twebwe turacyabura condition physique kubera gutangira kare ariko icyo navuga nuko muri championnat tuzaba tumeze neza cyane mbo nkuko natangiye mbivuga nababwiye ko tutagiye guhura na ekipe ntoya Azamu na ekipe mu byukuri nubaha sibye ko na Rayon Sport nkuko mbivuga buri munsi nayo ni ekipe nkuru ariko buriya muri football hari amadetail amwe namwe agenda nyine ashobora kugutsinda ko mwana bibonye mwabonye ko yaba Azamu yaba twebwe twakinnye neza ariko habayeho nyine utwerere dutoya akaba ari natwo navuga twabashije kudukura mu mukino kuko natwe ukaziyo twazibonye ariko nitwabashe kuzibyaza umusaruro. Haruna umwe mu bantu bakinyiye muri Tanzania ndetse no mu Rwanda navuga ko nayo wabanjemo I think ni 2006 watangiye gukina muri Rayon Rayon Sport nayikinyemo ariko siyo natangiremo gukina ndavuga mu 2006 ndavuga ari wowe yes urabona football yacu kurikije niyo muri Tanzania wabayemo urwego rwacu rumeze rute mbo icyo navuga mu byukuri ntabwo ari uko tutazi umupira iyo ukoze comparaison hagati ya Tanzania n'u Rwanda ntabwo baturusha ibintu byinshi amatala barafite n'utwe turafite ahubwo icyo navuga nuko bo nabyita gute babigize business kuturusha nicyo nabyita. Hanyuma duha amarangamutima yawe uburyo wakiriwe uburyo wazanywe cyangwa wamuritswe muri iki gikorwa uburyo bakuzanye hanyuma natubwire nyuma yo kwiyubaka ishusho ya Rayon Sport muri uyu mwaka iratanga iki cyizere urayibona gute nk'umukinnyi bo mu byukuri nago nabona uburyo mbivuga uburyo banyakiriye kubwanjye ndabashimira bareyo muri rusange kuva kuri komite abafana ndetse nabo dukorana akazi ariko nabaye excited ku buryo ntabwo nabona uko mbivuga navuga ko ari ideni banshizemo kandi nkeka ko nanjye ndi mukuru nzabishura ndemera iryo deni ariko ndabashimira cyane so icyo navuga nkuko natangiye mbivuga mu byukuri umukino dukinnye nubwo hari benshi bari buze kujajinga ariko it's a good start. Hano umukino mwiza cyane ko nukwipima tukareba ko ikipe ihagaze ku ruhando mpuzamahanga tukareba ibyo kosoramo championnat aratangira ndizera ko ari ukwipima kwiza cyane. Kuri wowe nk'umukinnyi mukuru usanzwe ukina maze igihe kinini nk'ikipe ya Rayon Sport urayibona kugera he? Uko nabibonye ngewe ekipe ya Rayon Sport ni ikipe nziza kandi igerageza gukina urabona ko abakinnyi bose bataramenyerana ariko mu gihe bazabamenyeranya zaba ari ikipe nziza cyane ishobora gukina byoroshye. Ilikuwa ni mechi nzuri yenye itatupa muonekano ndani ya championnat ya hapa Rwanda kwa sababu Azamu ni ekipe nzuri, ni ekipe kubwa na uongozi mzuri na wachezaji wazuri. Pia na Rayon Sport tuko vizuri na hii mechi mimi na imani kuna kitu kikubwa sana chenye imetusaidia. Unaweza kuongelea wafana wa Rayon Sport? Unajua kama ekipe ya Rayon Sport inakuwa na wafana wengi sana. Yaani wanawategemea umweye mlikuja mpya. Unaweza kuwaambia nini? Kitu cha kwanza chanza kawaambia wafana wa Rayon Sport waipende kwanza ekipe ya Rayon Sport alafu watupende na sisi kwa sababu sisi tuko hapa kwa sababu yao na wenyewe kama wako hapa kwa sababu yetu sisi. So ni jambo letu sisi kutekeleza kwa kuwapa wenyewe furaha, yani furaha ni ushindi kwao. Yes, ekipe ya Rayon Sport kwako unaiona uyibona hehe gushika hehe? Ni ekipe kubwa kwa hapa Afrika, ni ekipe kubwa sana. Kuna sehemu nyawa Rayon Sport ni timu kubwa. Ya umukino mwiza cyane twabashije gukina
avuga ko niko tutaramenyerana nk'uko bikwiye, ariko avuga ko ikipe yacu imeze neza kandi mu gihe kiri imbere izatanga akazi. Kapitene sezishize mu ma interview wagiye ukora wagiye ugaruka ku ikipe muri kumwe uvuga ko nta bushobozi nta bataka mufite kuri ino nshuro ikipe yawe urayibona gute uno munsi? Ikipe ihagaze neza ngo nabikubwiye, arabura kumenyerana gusa kugeza gusa abakinnyi dufite ni beza kandi biragaragara bafite experience, turavanze avuga ko kubwanjye championnat ijya gutangira tuzatumeze neza cyane kurusha uko bimeze ubu.